Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, iyi ni YouTube channel aho tuzajya turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, zaba ari nziza cyangwa mbi, ariko zikaba zifitanye isano n'ubuzima baba baragiye bacamo mu gihe bari bakiri abana, ubuzima umuntu aba yaraciyemo kuva avutse kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane ibyo yaciyemo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8, nibyo biba bifite uruhare runini mu kuba byaramugize uwo ari we muri icyo gihe aba yarabaye mukuru. Uko witwara, uko ubana n'abandi, ibyemezo ufata n'amahitamo ugira, byose bifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana. Nge tuzajya tubana muri bino biganiro kuri Easy Life Talk, ndi MBOT. Uyu munsi rero tugiye kuba twakongera kugaruka ku gice cya kabiri cy'ikiganiro twari twarakoze mu minsi ishize. Mu minsi ishize twari twarakoze ikiganiro kivuga kuri people pleasing behavior cyangwa se personality, aho umuntu aba yumva aguwe neza igihe ari gukora iby'abandi, ariko mu by'ukuri ibye akagenda abyibagirwa, cyangwa se akaba ari wa muntu wikiriza buri kintu icyo ari cyo cyose, cyaba icyo ashoboye cyaba n'icyo adashoboye, akumva nyine kugira ngo ashimishe wa muntu umusabye icyo akora cyangwa umubwiye icyo akora, akemera kuba yabikora, ariko mu by'ukuri yakabaye we ku giti cye yumva yakabaye avuga oya, ahubwo akisanga avuga yego. Ibyo nibyo bita people pleasing behavior. Rero tugiye kuba twareba igice cya kabiri. Ubushize twari twarebeye hamwe uburyo bwo gusobanura iyo ngingo no kuyimenya n'ibiyiranga. Tubasezeranya yuko mu gice cya kabiri tuzaba tubabwira noneho ese ni ibiki umuntu yakora kugira ngo abashe kuba yareka cyangwa se yakiga kubana n'iyo myitwarire, ariko itari kugenda ibangamira ubuzima bwe bwa buri munsi. Cyangwa se birashoboka cyane yuko umuntu yahindura iyo myitwarire, akaba ari wa muntu witeguye kuba yavuga yego mu gihe nyacyo na oya mu gihe nyacyo. Dukomeje rero ni ingingo yacu yo kureba uburyo bwo gukira icyo gikomere kiba cyaraguteye uko kumva ugomba gushimisha abandi. N'urugendo ntago ari ibintu bihita biba ako kanya, bifata igihe kandi bigasaba kwihangana, ndetse igikomeye muri byo ni uko bisaba kuba uri maso, uri conscious. Bisaba conscious effort cyangwa se imbaraga zo kuba ibitekerezo byawe bihora byiteguye kumenya ngo n'iryari mpura n'impamvu zintegeka kuvuga yego kandi mu by'ukuri nashakaga kuvuga oya. Rero hano kuri Easy Life Talk niho tuzajya tugenda tumenyera inzira zigiye zitandukanye, cyangwa se uburyo bugiye butandukanye twakifashisha cyangwa se twakoresha, cyane cyane mwe bakurikiye kino kiganiro. Ubwo ndi meze nkaho mpagaze mu mwanya wanyu. Ibyo tuzajya turebera hano ni nabyo muzajya mwifashisha ku bazajya basanga bafite ibyo bibazo, ndetse n'ababyeyi, kugira ngo bagende bamenya ngo ese umwana wanjye nkwiye kumutwara nte, cyangwa se nimba narisanze ndi kumugirira ibizamuteza kuba yagira iyi myitwarire, ni gute nkwiye kuba nabyitwaramo. Munyemerero dutangire n'uburyo bwa mbere, ari bwo bwitwa kuba wakimenya. Ikintu cyitwa self awareness. Kwimenya ni imwe mu ntambwe ya mbere yo kugera ku butsinzi ubwo ari bwo bwose umuntu yifuza. Iyo wimenye, umenya icyo ufite, ukamenya n'icyo udafite, bigufasha mu rugendo rwawe burimo urwo ari rwo rwose. Niba wiyiziho weakness runaka cyangwa se intege nke runaka, izo ntege nke nizo ushingiraho ushaka uburyo wazizamura zikaba imbaraga zakuzamura mu rundi rwego. Rero hano iyo ufite iyi myitwarire yo kuvuga yego mu gihe kitari icyanyacyo, cyangwa se ukanavuga oya, ariko cyane cyane ingaruka ziba ari ukuvuga yego, kuko buriya wabanje kuvuga oya byakoroha ko wavuga yego nyuma, ariko wabanje kuvuga yego biba bigoye kuba wakisubira ukavuga oya. Rero hano muri people pleasing, cyangwa se kumva ushaka gushimisha abandi,
ukiyibagirwa, ikibazo kiba ari ukuvuga yego mu gihe wari ushatse kuvuga oya. Rero iyo uri kugerageza gukora runo rugendo rwo kwimenya, ariyo ntambwe ya mbere, umenya ngo ni izihe situwasiyo cyangwa se ni ibihe bihe ngeramo nkisanga ndi kuvuga yego kandi mu by'ukuri hari ahantu hari hakwiye kuba navuga ngo oya. Iyo umaze rero kumenya izo situwasiyo cyangwa se iyo umaze kumenya ibyo bihe iyo wamaze kubimenya biroroha ko wabanza ugatuza muri wowe ukavuga uti ese yego ngiye kuvuga ngiye kuyivuga kubw'uko numva nshoboye gukora icyo kintu, cyangwa ni kubwa za ngaruka za cya gikomere nahuye nacyo, cyangwa se bwa buzima bubi naciyemo. Iyo ubanje gufata akanya ko kubanza ukitekerezaho mbere y'uko usubiza umuntu ugusabye serivisi runaka, ukabanza ukibwira uti kuko namenye yuko iyi myitwarire mfite ifite inkomoko mu byo naciyemo mu gihe cy'ubwana, ese noneho ubu ngubu nabimenye, icyo ngiye kuvuga ni icyo nkuye ku mutima nemeranya nawo ko ngiye kugikora, cyangwa ni kubw'ubwoba. Ese nimvuga yego nyuma nzicuza? Ibyo byose iyo umaze kubireba uhita ugira gute? Uhita ufata umwanzuro, bihita bikorohera. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bujyanye no gusubiza amaso inyuma, ukareba ahahise hawe ho mu bwana, ukareba ibyo waciyemo, ukareba ibyo wabuze n'ingaruka byaguhaye muri iki gihe uba warakuze, hanyuma ugafata umwanzuro w'icyo wakora, ari byo by'ibi bikurikira. Iyo strategy ya kabiri cyangwa se ubwo buryo bwa kabiri bwitwa inner child work, cyangwa se nyine kwisubiza mu gihe cy'ubwana, ukagira icyo ukora ku bintu byagize ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe bw'aka kanya. Ahangaha ugenda ureba ese mu gihe cy'ubwana ni ibiki byambabaje, ni gute nirengagijwe nkiri umwana, ni gute ntumvishijwe, ni gute navuze icyo nifuza sinkibone. Ukagerageza kureba ibyo byose waciyemo, hanyuma ukagerageza kubyiha, cyangwa se ibyo ubona bishoboka ko wakongera ukabyisubiza, nimba ari urwo rukundo wabuze ukikunda wowe ubwawe, bityo bikagufasha kumenya ngo ahahise hararangiye, ubu ngubu nabaye mukuru, nkeneye kugira ibyo mpindura mu myitwarire yanjye. Imwe muri tekinike ya mbere iri, cyangwa se uburyo bundi buri muri ubu buryo bwa kabiri, ibyo twakita nk'inzira ziri muri iki cya kabiri cyo kureba, gusubiza amaso inyuma ngo urebe mu gihe cy'ubwana, ni uburyo bwo kwibwira amagambo, ukavuga uti yego hari ibyo nabuze ariko ubu ngubu ndatekanye meze neza, hari ibyo nabashije kugeraho nubwo naciye mu bihe bitari bikomeye. Ikindi cya kabiri ukora ni uko ukora ibyitwa journaling, cyangwa se ukandika inkuru y'ahahise yawe, ukamera nk'uwandikiye wowe wa kera ukamwandikira ukamubwira uti hari icyo wabuze mu gihe wari ufite imyaka iyi, hari ibyo utabashije kubona, hari uburyo utakunzwe, hari uburyo utitawe muri icyo gihe, ariko ugahindukira ukabwira wa wundi wawe wa kera mu gihe cy'ubwana, ukamubwira uti nubwo utabibonye si ukubera, biranashoboka yego ko byari bigambiriwe kutabibona bitewe n'abakureze, ariko ukavuga uti yego ndemera ibyabaye, cyangwa se ndakira ibyambayeho nyiri umwana. Mbese ukiyandikira ibaruwa isobanurira wowe wa kera, wa mwana kurimo, kuko iyi myitwarire ibigaragaza bya bikomere wagize ukiri umwana. Hano bifatwa nk'aho muri we haba hakirimo ishusho ya wa mwana wakomeretse. Rero uramwandikira uwo mwana, ukamubwira, ukamuhumuriza, ukamubwira uti ubu noneho ukwiye kuba wahinduka, ukwiye kuba wakumva ko ibyo waciyemo zari inzira, cyangwa se niko byari bimeze, nta bundi buryo bwari buhari. Ukagerageza gusobanurira uwo mwana uba ukurimo imbere. Niko abahanga mu buryo bw'imitekerereze bagenda babivuga, biba byitwa ko ari inner child, ni ukuvuga ngo ni indi verisiyo y'umwana iba ikurimo nubwo buri mukuru. Ahangaha rero uramwandikira ukamwibutsa ibibazo byabayeho, ingaruka bishobora kuba byarateje,
as long as nyine mu gihe ubu ngubu uri mukuru ugasa nkaho umubwira yuko yakwakira situation yabaye, mbese ukiyandika wowe ubwawe ukiganiriza. Ubundi buryo bwa gatatu ni kuba wakora ibintu utabashije gukora ukiri umwana. Ibishoboka, hari ibidashoboka. Ibishoboka yuko wakora, ushobora kwidagadura, ushobora gushushanya, ushobora kuririmba, ushobora kugira utuntu runaka tugiye dutandukanye two mu bwana. Binashoboka si ngombwa ngo unabikorere hagati mu bantu babibona, ushobora no kuvuga uti ngiye gufata umwanya njya mu nzu wenda mbe narya ice cream n'urugero, ukavuga uti hari ibintu ntariye nkiri umwana, reka mbese ukagerageza gukora ibintu bituma uhaza wa mwana utigeze ubawe. Iyo nayo ni ubundi buryo abahanga bagenda bagerageza bwakifashishwa. Ugenda ukora ibyo wowe ukiri mutoya washakaga ariko utabonye. Icyo gihe ni igihe bishoboka. Hari ibiba bidashoboka, ariko icyo gihe iyo ubona hari ibishoboka wakora, ubihindura nk'inzira yo guhaza wa mwana utarabashije kubyakira, bityo bikagufasha guhaza wa mwana. Ingaruka ziterwa no kuba atarabonye ibyo ngibyo zikagenda zigabanuka. Ubundi buryo bwa nyuma bwagufasha kwiganiriza cyangwa se kureba ahahise hawe ho mu bwana ni ukwibwira amagambo meza. Ni ukwibwira amagambo meza ahumuriza wa mwana, ukaba wavuga uti ntabwo wigeze ubona urukundo, cyangwa se wapfushije mama ukiri mutoya, cyangwa se umubyeyi wawe yaragusize, yaba papa cyangwa mama, ukagerageza guhumuriza wa mwana wa kera ukurimo. Then ukaba wamubwira uti ubu ngubu byarakemutse, ubu ngubu urihagije, ntabwo ugikeneye ibyo utabonye, ahubwo ukeneye kureba imbere, ukeneye kubaho aka kanya aho kugira ngo ugumye kubaho ushingiye ku byo utabonye. Mbese ni ukwakira ibyabaye mu gihe cy'ubwana, bityo ukabasha kuba uri wa muntu witeguye kuba wahangana nabyo, ukiga kubaho bundi bushyashya. Uburyo bwa gatatu ni ukwiga kuvuga oya mu gake gake. Mu buryo bwo kwiga kuvuga oya, ubikoze mu buryo bwo kuba udasuzuguye uwo ubibwira, ukamwubaha, ukamubwira uti ibyo munsabye ndabyumva, ariko mu by'ukuri ntabwo niteguye kuba nagerageza kuba nagufasha cyangwa se nakwemerera ko ngiye kubikora. Ushobora kuba wamubwira ukamubwira uti ntabwo muri aka kanya hari ibindi ndi gukora, ntabwo byankundira yuko nabifatanya n'ibyo uri kunsaba. Ukaba wanamubwira uti gusa mwari mukoze kuba mwantekerezaho nk'umuntu wabafasha kuba nakora bino bintu, ariko mu by'ukuri ntabwo mfite umwanya. Icyo gihe utangira gake gake, ariko ugatangirira muri situation zidafite risike nini yo hejuru, cyangwa se hatavamo ingaruka mu gihe waba uvuze oya. Utangirira ku tuntu dutoya. Urugero, nk'umuntu ashobora kugutira telefone ngo ahamagare umuntu muhuriye mu nzira, ariko kubera ko ufite ya myitwarire yo kuba wavuga ngo yego kuri buri kintu cyose usabwe, icyo gihe nko ku bintu uramutse uvuze oya bitateza ingaruka zikomeye, icyo gihe ugerageza kugenda wiga ibyo ngibyo. Nk'urwo rugero twari tuvuze, igihe waba uhuye n'umuntu ari kugutira telefoni n'uyimwima, nta kintu aba ari bukugire. Ugerageza kugira gute? Ugerageza kubanza kwigira muri utwo tuntu dutoya tutagira ingaruka igihe waba uvuze oya, kuko birumvikana ari nko mu kazi. Hari igihe nka boss ashobora kugusaba ikintu ukamubwira ngo oya kandi bitari biri ngombwa. Utangira kwigira ku tuntu dutoya, icyo gihe utwo ngutwo iyo ubashije kudutsinda bigufasha no kuba wagerageza ibyisumbuyeho.
Ubundi buryo bwa kane bwagufasha kuba wagenda uhangana n'iyi myitwarire yo kuba uri wa muntu uvuga yego kandi wari ushatse kuvuga oya, wa muntu uba ushaka wumva ko washimisha buri muntu uwo ari we wese, kuko no mu kinyarwanda bavuga ngo ntawe unezeza bose, kuko iyo ubigerageje ugenda uhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abantu baragutenguha binyuze muri uko kumva ko nubagira neza nabo bazakugirira neza, cyangwa se nuvuga yego nawe nyuma y'igihe runaka bazakumva. Ariko iyo bimeze gutya uri umuntu uvuga yego kuri buri kantu ako ari ko kose, abantu baragukoresha. Ubu buryo bwa kane ni uburyo bwo kujya muri relationship cyangwa se mu mubano n'abantu bakubaha cyangwa se bubaha amasaha yawe, bubaha principe zawe cyangwa se imirongo y'ubuzima ugenderaho, amahitamo yawe yo mu buzima ugenderaho. Abantu bakubaha buriya ntago bagukoresha. Rero iyo ubana n'abantu bataguprofita muri izo ntege nke zawe, iyo wabashije kwimenya umenya nabo ukwiye kuba wabana nabo, kubera ko nimba wimenye ko uri umuntu ufite people pleasing, icyo gihe uhita unamenya ko abantu bagukoresha bitewe n'izo ntege nke zawe. Rero iyo wabimenye wirinda kubaka umubano n'abantu ubona bashaka kuguprofita, hanyuma ukabana n'abantu bagutera inkunga mu kuba wakora, bakwancourage cyangwa se bagushyigikira muri rwa rugendo rwawe rwo kuba wakira iyo myitwarire itari myiza. Uburyo bwa gatanu ni uburyo twigeze no gukomozaho ruguru. Uburyo bwa gatanu ni uburyo bwo kwandika ukiga kwandika intege nke zawe, ukiga kwandika ibyo wabashije gukora neza, ukiga kwandika za situation ubona zituma ugira iriya myitwarire. Bityo iyo wandika buri munsi, ukandika wowe wa nyawe, ukandika na wowe wakomeretse, ugenda wiga uburyo bwo kugenda uhinduka binyuze mu kuba iyo ibintu wabishyize ku rupapuro birakorohera kuba wabyanariza cyangwa se wabisesengura. Nk'ikintu cya mbere ushobora kuba wakandika wibaza uti ese ni iki mba mfitiye ubwoba igihe naba mvuze oya? Ni iki abantu banteraho ubwoba, cyangwa se ni ibihe ntekereza ko abantu bantekereza igihe naba mvuze oya? Icyo gihe iyo ubimenye umenya n'uko uri bubyitwaremo. Ubundi buryo bwa gatatu buri muri ubu buryo bwa gatanu, naho ushobora kwandika uti ese iyi myitwarire mfite ikomoka hehe? Ni ibiki byanteye kuba nitwara uku nguku? Iyo uri kwandika niho ugirira bwa buryo bwa mbere twabonye bwitwa awareness. Nanone ushobora kuba wakandika uti ese ni iyihe ntego numva ngomba kwiha uyu munsi iri buze kumfasha kuba nava cyangwa se nareka iyi myitwarire yo kuvuga yego mu gihe nari nshatse kuvuga oya. Ibyo ngibyo ugenda ubyandika bigenda bigufasha kugenda wimenya, ukamenya n'uburyo ugenda ubikemuramo, bityo ukaba wa muntu udashingiye ku hahise, utari kuyoborwa n'ahahise he, ahubwo uri kubaho mu gihe cy'ubu ngubu. Ubundi buryo rero bwa gatandatu ni uburyo bwo guhindura uburyo utekerezamo ibintu. Inyurabwenge yawe ukayihindura, cyangwa se ibyo bita cognitive restructuring, ugahindura imitekerereze, mind yawe ukayihindura. Ushobora kuvuga uti yego nabaye ndi abantu banzi nka wa muntu ufasha, cyangwa se witeguye kuba nabafasha ahantu aho ari hose. Icyo gihe rero iyo utangiye guhindura imitekerereze yawe, ushobora kuba wakibwira uti ubu ngubu nabimenye ko ariko nteye, kandi namenye ko bikomoka ku ngaruka nagiye, cyangwa se ni ingaruka z'ibyo naciyemo. Icyo gihe icyo uhita ukora, cyangwa se icyo bihita bigufasha utangiye guhindura ya mitekerereze yawe, bigusunikira kuba wakiga ubundi buryo bushyashya bwo kubaho. Urugero hano ni nko kuba wavuga uti mu busanzwe watekerezaga nk'umuntu uvuga uti ngo ngomba kuba mwiza
kugira ngo abantu banyemere. Mu by'ukuri ntago ariko bimeze. Iyi ni imitekerereze ishingiye kuri cya gikomere cyangwa se bwa buzima bugoranye umuntu aba yaraciyemo, ariko ushobora kubisimbuza ijambo rivuga ngo agaciro kanjye ntigashingiye ku kuba nakora ibyiza kugira ngo abantu banyemere, ahubwo gashingiye kuba nakora igikwiriye. Iyo umuntu akoze igikwiriye nibwo abantu ahubwo bashobora kuba banakubaha, kubera ko baba babona ko wabashije kureba kure, ntago wemeye ibintu utari buze kuba washobora. Rero iyo ugerageje guhindura imitekerereze muri ubwo buryo, bigufasha kuba undi mushyashya udashingiye ku hahise. Ubundi buryo ushobora guhindura nk'imitekerereze yari ishingiye kuri iyo people pleasing, ukavuga uti ibyanjye ntago byihutirwa, reka mufashe, wenda araza kuba yambona nk'umuntu mwiza, ahubwo ukavuga uti no, ukavuga ngo ntago bikwiriye ko ngomba kuba navuga yego ya buri kanya, ahubwo nkwiye kuvuga oya kugira ngo menye na ba bantu mbana nabo cyangwa se ya connection y'abantu mfite nimba ari iya nyayo koko cyangwa se nimba ari abantu bari kunkoresha. Icyo gihe rero iyo wize guhindura iyo mitekerereze bigufasha kugenda ugira gute, bigufasha kugenda umenya ngo ibyo ndi gukora ndi kubikora nabitekerejeho, si ibintu ndi gukoreshwa n'ibibazo nahuye nabyo cyangwa se n'ibikomere nahuye nabyo mu gihe cy'ubwana. Ubundi buryo bwa karindwi ni uburyo bwo kugana abahanga mu bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze n'amarangamutima, bakagufasha gukemura cyangwa se gukira bya bikomere cyangwa se na bwa buzima bubi wagiye ucamo ukiri umwana. Abantu benshi baba bibwira ko gushaka ubufasha cyangwa se kwivuza ibijyanye n'amarangamutima ari ibintu bigomba gukorwa igihe umuntu yagaragaye nk'umurwayi wo mu mutwe, cyangwa se bigaragara ko amarangamutima ye yahindutse atakimeze nk'ay'umuntu ukwiye kuba muri sosiyete. Ntabwo ari cyo gihe, ahubwo igihe cyiza cyo kugana abaganga cyangwa se abafashamyumvire mu buryo bw'amarangamutima ni igihe ugenda ubona ibimenyetso bimwe na bimwe nk'ibyo tubagezaho hano muri Easy Life Talk, bityo bikagufasha gukemura ibibazo hakiri kare. Rero bagufasha kuba baganiriza wa mwana ukurimo cyangwa se hahise hawe hakikurimo. Ikindi bagufasha ni uko bagufasha kuba washyiraho imbibi z'abantu batagomba kurenga cyangwa se boundaries, kugira ngo ni nka principe zawe ugomba gushingiraho abantu kandi bagomba kubaha, bakakwakira uko uri, bakavuga bati uriya yarahindutse cyangwa se yashyizeho uburyo runaka, bakakwigisha uburyo bwo kubikora. Uburyo bwa munani ni uburyo bwo gushaka ya nshuti wizeye cyangwa se wa muntu uguhora hafi, akagufasha kwiga kuvuga oya, mukaba mwagirana nk'ikiganiro kiri buze kugusaba ko uvuga oya, ukabyiga ukabimwigiraho. Urumva ni inshuti yawe y'akadasohoka bikwiye, cyangwa se wizeye ko yagufasha muri ubwo buryo, cyangwa se ukaba wabikorana na wamufasha myumvire waba warashatse, cyangwa se undi muntu wizeye yuko yagufasha kuva muri ibyo bikomere cyangwa se kuva muri iyo myitwarire ishingiye ku bikomere cyangwa se ku buzima butari bwiza waciyemo mu gihe wari ukiri umwana. Ibyo ngibyo rero bigufasha kubyiga gake gake, ukaba wazanabikoresha no ku bandi bantu ariko bifashijwemo n'iyo nshuti yawe. Uburyo bwa 9 ari nabwo bwa nyuma bwagufasha kugenda uhindura kuva muri ya myitwarire cyangwa se ya mahame yo kuba wumva uri umuntu washimisha abantu ukavuga yego kandi wari ushatse kuvuga oya. Uburyo bwa nyuma cyangwa se uburyo bwa 9 ni ukwiga like education. Ukiga wowe ubwawe. Ibi biganisha nanone kuri cya kindi cya mbere twahereyeho,
ukajya ugasacinga kuri interinete ukavuga uti reka njye kuri interinete nshakishe ese abantu bagira imyitwarire biba byaragenze gute, ni ibiki bakora, ukagerageza gushaka amakuru yo kugira ngo urusheho kwisobanukirwa ndetse urusheho no kumenya ngo abantu bahuye n'ibi ngibi cyangwa se babaho muri buno buryo bitwara bate. Yego, ubu ni bwo buryo twari twabateguriye hano muri Easy Life Talk kugira ngo mugende mwiga uburyo ki mwabasha kugenda muhangana n'imyitwarire cyangwa se n'imitekerereze umuntu